bakwirinda. Ikintu cya gatatu ubwibone. Umuntu wese wagiweho n'uwo muzi w'ubwibone, pastor wibuka ubwibone, uziko uriya Satani nta cyaha yakoze kindi cyamunaniye mu ijuru kikamukura muri presence y'Imana, kikamukura hera, kikamukura yazize ikintu cyo kwibona. Rero Imana twese kandi dutunganye kandi muzagitsinda icyaha pastor. Ya wicara ahantu niyo wakwigurira agafanta orange kamwe uvuge ngo Mana warakoze. Ibyabaye mu byibagirwa muze ku Mana. Imana irabeza kandi irabatsindagiza mu rugendo. Haleluya. Irabatsindagiza. Uko bimeze kose Imana iri gufata akaboko itsindagize ititaye ku byo uvuyemo, ititaye ku busambanyi uvuyemo, ititaye wowe ngwino ku Mana gusa urebe ikigukorera. Niwemere kugwa ngo uryame, byuka wongere uze ku Mana kandi Imana izagufasha. Murakoze cyane rero, Imana ibahumugisha. Turasenga ngo iri jambo rigira impinduka nk'uko tubona iri jambo ryarageze mu itorero ry'Abefeso ngo rigira impinduka. Ijambo ry'Imana ngo ryaje kugira mu bubasha. Ni ukuri ijambo ry'Imana mu kwezi rigira ububasha nk'uko ryatanze imbaraga mu itorero rya Efeso, natwe ritugire mu bubasha. Abari bananiwe kure kuri ibyaha babirekure, ababigendanaga erega buriya pastor icyaha ni ikintu ugendana kandi ubikiza ubu nacyumva. Ntibazakoreshe ngo umuntu agenda n'icyaha atakizi. Ni nk'akantu k'agashumu kuziritse ahantu hihishe, wowe ukazi ariko pastor wowe utakarora. Njyewe ariko ubu ndakicariye cyangwa se nkaziritse hano cyangwa se nkaziritse ahantu ariko njye mba nkazi. Rero ako kantu Imana dushoboze kareka. Imana ibahumugisha, turabakunda. Light from Heaven Ministries. God bless you.